yawe mu Uwiteka nyiribihe twabonye gukora kwawe ku buzima bwacu niyo mpamvu tunejejwe n'Imana mu mutima wacu kuko watwongereye iminsi yo kubaho uko waduhaye ubuzima kuko watugiriye neza uko twabonye urukundo rwawe uri Imana uhebwe icyubahiro Mana turasenze izi saha kuko ari wowe mucunguzi wacu uri Imana ishoboye ibintu byose uri Kristo mwiza uri inshuti itagenda idutererane uri umubyeyi utuba hafi ubasha kutwigiza imbere y'ubwiza bwawe rero ngezeyo bafata ibizami bamfashe ibizami babona mfite kanseri mu nkondo y'umura ndahasi sininyagamburaga iyo naryamaga ngaramye nuko nagumaga iyo naryamishaga urubavu sinahinduraga ariko nabonye Imana ibasha kuvana umuntu mu bice bibiri igice cyo hasi cyatandukanye igice cyo hejuru kiri ukwacyo Imana ikongera ikagarura ubuzima rero umunsi umwe nihuse umunsi umwe ndaryama Mana ubuzima nari mfitemo na mukeba ambwira amagambo mabi asonga akabwira ati ahubwo se nugupfa gusa ahubwo uzanapfa utonyagurika ariko ndashimira Imana yuko ntazigera mpfa ntoronyagurika uko yanyishimaga hejuru ambwira amagambo mabi ndashima Imana ko atari ko yabigenjeje nge nagize mukeba umugabo yarantaye aragenda ashaka undi ndwaye ndi mu bibazo siyanyitaho ni story ndende ariko ndashimira Imana yuko yo yabaye hafi yanjye urumva mukiba yambwiraga amagambo mabi urumva nyine umugabo yagiye afite amagambo agenda akavuga ariko ndashimira Imana yuko amwe mu byo yamubwiraga ngo ndarwaye niyo yakoreshaga akaza kunsonga akavuga ngo ahubwo si ugupfa uzanapfa ubonye wapfuye ariko kandi uzanapfa utonyagurika ariko ndashimira Imana aho abantu bakubwira amagambo mabi aho ubona nta murengezi ufite Yesu afite imbaraga za guhagurutsa aho hantu naje kugira imbaraga rero ndagenda nterera umusozi ndasenga numva umutima wanjye unyerekeje ahantu mbaza umuntu ndamuga hano hafi nta hantu hari umuntu w'Imana ngo genda nsengere ngezeyo umuntu w'Imana yanga kunsengera kuko naranukaga cyane nari ngeze ku rwego inyama zatakaraga nari nambaraga na haru bamwe mu baturanyi bazaga kukureba cyangwa se ugafata agapapuro ukandikira umwana akajya kukugurira ibyo ukeneye za Kotex za Pampa inyama zaratakaraga umva nari mfite uburibwe hahandi ku rwego numvaga n'inzara zigiye kuvamo umva inzara z'amano inzara z'amaguru zose zigiye kuvamo nogosha umusatsi nkumaraho ndananuka mbese mba nk'umuntu kabisa nanjye niyakira ko ngiye gupfa hahandi numva igitambo mu buhe buryo Imana yari yarahatambitse igitambo ari cyo mwana wayo Kristo ari we Yesu yego niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utari waba urusoro yego mu nda ya mama wawe yego nkugira umuhanuzi uzahanurira amahanga bivuze ngo impamvu yamubwiye aya magambo yarageze mu bihe by'akaga ariko Imana imwibutsa ko yamumenye kera iyo kera niho yatanze uyu Kristo niyo mpamvu rero natwe mu buzima bwose tucamo mu nzira zose ducamo dushobozwa na Kristo duha imbaraga ikintu nari ngiye kuvuga rero iyo Yesu yatanze igitambo ku buzima bwawe uca mu nzira zigoye ariko ntago uzigwamo yego yes reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza turashima Imana ko turi bazima ni amahirwe atagirwa na bose kuko hari abamaze gupfa abandi bavutse mu isi niko bimera bamwe barapfa abandi bakavuka
nuko bimeze uri kwa muganga ukajya kumva akana kararize umubyeyi aba yibarutse, ariko nanone ukajya kumva undi nawe aratatse, ubwo ni umurwayi nyine uba wagiye kurwarira aho ngaho. Muri iyi si nuko bimeze, ntacyo wabihinduraho. Igihe kimwe Adamu na Eva ngo bari muri Edeni, Eva akora ibyaha ashutswe, byaje kurangira rwose Imana igira gutya irabavuma, ati wa mugore uzajya ubyara ubabaye, wa mugabo nawe uzajya urya uhahira urugo wisha kuya, wa nzoka we nawe uzajya ugenda ukubisha inda. Icyakoze uzatanga kubona uzamuca igitsi, nayo niba gutanga kukubona bazaguce umutwe cyangwa bakumena umutwe. Wari ubizi mukozi w'Imana? Yego. Ibyo urabizi. Satani ngo niki cyamuzanye mu isi? Cyamuzanye mu isi ni ukwica no kurimbura. Ni ukwica no kugira ute? No kurimbura. Aha, kwica, kwiba no kurimbura. Ibyo ni byo bintu Satani akunda gukoresha. Yego. Ubwo se ashobora kwica umuntu mu buryo? Ashobora kumwica bakamushyingura cyangwa apfa ahagaze? Ashobora kumwica bakaba bamushyingura, ashobora kumwica akamwica ahagaze akamukoresha nyine. Icyo bita gupfa, umuntu gupfa ahagaze, niko n'Abanyarwanda bavuze. Ko ari igihe umuntu apfa kumva baravuze ngo uriya muntu Satani aramwibye, bari byo? Satani ajya yiba abantu. None se ko hari aho Bibiliya ivuga ko Imana yonyine ariyo ifite ububasha ku buzima bw'umuntu? Imana niyo dufiteho ububasha bukomeye ku buzima bw'umuntu, ariko na Satani nawe ikimubesheje ku isi ni inzererezi, kandi abazenguruka kugira ngo abone uwo yiba, uwo aconshomera. Rero iyo aguciye urwaho agasanga urarangaye, arakwiba akakwica. Arakwiba akakwica neza burundu. None se iyo upfuye ubwo ujya mu ijuru? Iyo upfuye warangaye nyine urumva kubona ijuru biragoye. None se umuntu wese upfa yibwe na Satani aba yarangaye? Umuntu apfuye, hari urupfu iyo wibwe na Satani. Ku muntu w'umukristo iyo ugiye gupfa Imana iraguteguza, ariko umuntu upfuye yibwe Satani nyine amukubitiraho, wenda agahita kumukubita agisida, nta n'andi makuru yari afite. Icyo gihe Satani aramwiba, ntabwo twabasha kumenya nimba agize iherezo ryiza, agize ubugingo. Aho ngaho twabiharira Imana yonyine, ariko nkatwe nk'abantu tuba tuzi ko bamwibye. None se umuntu wibwe na Satani umuntu yamumenya gute? Umuntu wibwe na Satani akenshi baba abwirwa n'iki? Yarapfuye, ntuzi nimba ari Imana imutwaye, ntuzi nimba ari Satani, umuntu abibwirwa n'iki? Umuntu akenshi hari igihe umuntu apfa, wenda abantu turabyumva cyane, uyu muntu Satani aramwibye, yari afite amasezerano menshi, hari ibintu Imana yari yaramubwiye, ibi ntago bisohoye. Hari igihe Satani akwiba rero akakujyana, akenshi umuntu arindwa n'isezerano ry'Imana, arindwa n'isezerano. Rero hari igihe Satani akwiba isezerano ritari ryasohora. Navuga yuko ari icyo ngicyo gishobora kutwereka ko umuntu akwibye bitewe amasezerano ko ugiye atari yasohora. Ubwo ngubwo reka mbyemeye gutyo, nubwo mbindikiranyije. Ntago mbindikiranyije. Gupfa kubona ukumenya iri ni ibanga Imana yaduhishe ryo kumenya umuntu nimba koko ari Imana imujyanye cyangwa se nimba ari Satani imwibye. Nibanga Imana yaduhishe, gupfa guhita tubimenya ntago byatworohera. Niyo mpamvu ntago byakoroha. None rero nimukajya muvuga ngo ni Satani ubibye, ahubwo mujye muvuga ngo Imana icyuye umugeni. Erega buriya gucyura umugeni, kuko n'umuntu urimbutse Imana ibimujyanye nyine.
ibimuvanye mu uzi ko aba isi arimbutse nyine abarimbutse ariko byose bavuga ngo ni umugeni haratashye kubera ko aba apfuye nyine igihe cye cyo kuba ku isi kiba kirangiye. iyo umuntu apfuye ahita ajya mu ijuru uwo mwanya. Iyo umuntu apfuye ntabwo Bibiliya ivuga yuko hazazaho igihe cyo kuzuka. Iyo umuntu apfuye umubiri we barawushyingura, roho ye n'Imana igenda ikayifata ikayishyira ahantu, kuko hazabaho igihe cyo kuzuka, kuko abapfuye bose bazazuka ubwo bazaba bumvishije impanda. Ntabwo umuntu apfuye ariko guhita ajya mu ijuru. Hanyuma ko abandi batusobanura batubwira ko iyo umuntu apfuye ngo ajye ikuzimu. Ajya ikuzimu. Umuntu upfuye ajya ikuzimu. Twese mu buryo bwo kuvuga ngo ajya ikuzimu nuko twese duca mu itaka. None se mu kuzimu ni mu butaka? Twese tujya mu butaka. Ari ukijijwe ari n'udakijijwe twese duca ahantu hamwe mu rupfu. Bivuga ngo iyo tugiye mu rupfu, egera mikoro, iyo dupfuye bagiye kudushyingura nyine twese baravuga ngo baradushyinguye birarangiye, ariko hanyuma yaho ari umubiri w'umukristo Imana igenda ikamufata ikamushyira ahantu. Uko iyo umuntu apfuye akijijwe abamarayika baraza bakamusanganira, ariko iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha na Satani nawe aramufata akamusanganira. Bivuga ngo buri muntu wese afite umuntu umwakira akagenda akabika umubiri we. None se abamarayika yo wabona abamarayika b'Imana nta muntu ubabonesha amaso, ahubwo mu buryo Imana iza kudutabara itwoherereza abamarayika mu buzima bwacu. Uhuye n'ikibazo ubonye kikugoye wowe ubwawe utari ufite uburyo wakivamo, ukajya kubona ukabona Imana izanye ubundi butabazi, bivuze ngo ni umumarayika uba uje akakurwanirira akakuvana muri icyo kibazo. Ariko ubundi marayika mwami Imana ntago amanuka ngo akwiyereke gutya ngo agufate. Natwe tubibona, dushobora kubibona mu iyerekwa cyangwa se tukabibona mu nzozi marayika umwami Imana agufasha akagufata ukuboko, ariko ntiwasobanura ngo marayika mwami Imana namubonye ni umuntu usa gutya n'iki, akwiyereka mu buryo butandukanye. Yego. Ugeze mubona? Marayika umwami Imana nigeze namubona. Urabona nk'umuntu wapfuye ukabona marayika aje kumutwara? Umuntu wapfuye iyo story ndende kuko nange byigize byambaho, ariko ntarapfuye ndagaruka, ariko ubu ndimo ndaganira no muzimu. Ntago napfuye banshyingure, ariko reka tubaye dusenge nimba ari ibyo. Reka dusenge niko bimeze. Reka dusenge numva mu isengesho utangiye gutegwategwa ndamenya ko utari umuntu. Oya ndi umuntu. Data uri Imana ishoboye byose, uri Imana y'ububasha n'ubushobozi, mu isi nta kitararemwe nawe. Ni wowe tangira ry'ubuzima bwacu, ni nawe iherezo ry'ubuzima bwacu. Turagushimiye kuko uri Imana itubera amaso uko bwije n'uko bukeye. Uri Imana ibasha kurinda isi yose, uri Imana ibasha gukora ibintu bikomeye ku buzima bwacu, uri Imana igenda itwiyereka uko bwije n'uko bukeye. Uri umubyeyi, uri inshuti yacu, uri umuvandimwe wacu. Twabonye ineza yawe Uwiteka Nyiribihe, twabonye gukora kwawe ku buzima bwacu, niyo mpamvu tunejejwe n'Imana mu mutima wacu, kuko watwongereye iminsi yo kubaho, uko waduhaye ubuzima, kuko watugiriye neza, uko twabonye urukundo rwawe. Uri Imana uhebwe icyubahiro. Mana turasenze izi saha kuko ari wowe mucunguzi wacu. Uri Imana ishoboye ibintu
byose, uri Kristo mwiza, uri inshuti itagenda idutererane, uri umubyeyi utuba hafi, ubasha kutwigiza imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimiye mwami kubw'agahu duhaye, tuje imbere yawe, turakwinginze ngo umanure mwuka wera, abari ubana natwe n'abari twebwe, ahubwo izina ryawe ari ryo mbisabye nizeye mu maraso ya Yesu Kristo, amen. urampamije usenze mu buryo cyagoze uri umunyamwuka sha. Amen. Uri umunyamwuka kabisa. Imana isoreje no ku kantu keza mu izina rya Yesu Kristo, amen. amen. Yes, ni kuri twatangiye nguko dukomeje. Ubundi witwa? Amazina nitwa Musengamana Devota. Musengamana Devota. Waryiswe nande? Naryiswe n'ababyeyi banjye. Mama bariho bose? Oya, mama niwe uriho. Papa yaragiye? Yego, papa navutse yaritabye Imana. Wewe nari narabuze umuntu duhuje ibibazo. Isi nyine niko bigenda, ariko Imana ibana natwe. Nari narabuze umuntu turi mu rugero rumwe, ntubone ngo nuko mfite icyarimwe, ariko usanga tunangana. Ntabwo tungana. Kubwiza ukuri. Ntabwo tungana. Wewe wavutse usanga papa wawe bamushyinguye, ariko yasize, wumva yasize nyine bagutwite. Yego. Umva duhuje ibibazo neza 100% ndetse. Bo reka mvuge ngo Pole. Nanjye mbwira Polisi. Pole nawe. Urumva twese duhuje ibibazo, twarushye tukiri batoya. Yego. Ariko ntabwo twarushye kandi dufite umubyeyi ari we Karuhura. Nuko rero ni umukobwa w'umunyamwuka cyangwa se n'umudamu w'umunyamwuka, ubwo rero ntabwo turamenya ngo ninde ni muntu ki. Ubundi Devota uri muntu ki? Devota ndi umubyeyi, mfite abana 2. Oya. Yego. Ufite abana 2? Mfite abana 2, umuhungu n'umukobwa. Numva Imana ariko yarakugiriye neza. Kuri Yesu yangiriye neza. Nanye kuvuga ngo wararushye, ndumva ahubwo wararuhutse. Mfite abana nkunda cyane beza Imana yampaye. Uwo witwa mama? Mama Rugwiro, mfite n'umukobwa witwa Sapuna. Sapuna? Sapuna bivuga iki? Sapuna bivuga inzozi, bisobanura inzozi. Kobwa wanjye nawe nzamwita Sapuna. Inzozi guys. Ni inzozi zanjye. Hanyuma rero ndagira ngo tuze kuganiraho, twumve neza ubuhamya bwawe igice gitoya, dukomeze twumve n'icyo umwuka abwira itorero muri rusange. Byombi mu minota mike cyane, mwuka w'Imana araza kuza kubana natwe. Yego. Hanyuma rero Devota, ibintu rwose cyakwabaje. Bivuze ngo twaje kuko Imana yamaze kudutangimbira igitambo. Niyo mpamvu yego mu buzima bwose twagiye ducamo, ari ibitubabaje, ari ibitugoye, ari aho twageraga tukabona tugiye kuhagwa, ari aho tugeze tukabona si twaharenga, Imana yari yarahatambitse igitambo. Igitambo? Mu buhe buryo? Imana yari yarahatambitse igitambo, ari cyo mwana wayo Kristo, ari we Yesu. Yego. Niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utari waba urusoro. Yego. Mu nda ya mama wawe. Yego. Nkugira umuhanuzi uzahanurira amahanga. Bivuze ngo impamvu yamubwiye aya magambo, yarageze mu bihe by'akaga, ariko Imana imwibutsa ko yamumenye kera, iyo kera niho yatanze uyu Kristo. Niyo mpamvu rero natwe mu buzima bwose ducamo, mu nzira zose ducamo,
dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Amen. Ikintu nari ngiye kuvuga rero, iyo Yesu yatanze igitambo ku buzima bwawe, uca mu nzira zigoye ariko ntabwo uzigwamo. Yego. Uca mu nzira zigoye ariko ntabwo uzigwamo. Yego. Nuko rero hanyuma ugira gutya kugira ikibazo cy'uburwayi bwa kanseri. Yego. Uburwayi bwa kanseri bwaje gute? Kuko iriya ndwara iyo umuntu ayirwaye kugira ngo ubeho biragoye. Njya numva ababyeyi cyangwa umubyeyi ngo bamuciye amabere cyangwa se basanga umuntu arwaye ukuguru cyangwa se arwaye ukuboko, we byagenze ute kugira ngo Imana igukize iyo nyagwa? Imana yigeze ifite imbaraga n'ububasha. Ari ijambo Yobu yanditse mu bice 9 umurongo wa 5, aravuga ngo ari ijambo Yobu yavuze, aravuga ngo Imana yubika imisozi itabimenye, ikayubikana Imana yubika imisozi itabimenye, kandi ikayubikana uburakari bwinshi. Imana ni inyembaraga, iyo yaje ku buzima bw'umuntu ubuzima burahinduka. Yego. Rero nakomeje gusenga Imana ikazagiza ikambwira ati nzaguha umubiri muzima utarimo uburwayi. Icyo gihe narakoraga mfite akazi, bakaza bakansanga ati Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iguhaye ubuzima, ikurinze kujya mu bitaro, ikurinze kurwara, ikuvaniyeho ibitaro. Nkabyumva gutyo kuko numvaga ndi muzima. Igihe kiragera mfatwa n'uburwayi bwa kanseri, mfata mu nda ibyara mu nkondo y'umura. Ndasenga, bitangira njya kwivuza bisanzwe, nkagenda bakambwira ngo ni indwara zisanzwe z'ama infection, nkivuza nkanywa imiti, nkaca hehe nkaca haruguru, ariko sinkiri. Bagerageza kunkorera ibizami ariko biranga, nkabona ndushijeho kurwara no kuremba. Rero bigeze ku munota wa nyuma, urumva nageze igihe ndaremba, nkazajya mbwira umugabo wanjye ati nyamara ndarwaye, ntabyiteho, ukabona ntabifitiye umwanya, se urwaye iki? Ariko ndi kubabara, kambwa se urwaye iki? Nkajya kwa muganga nkamwereka imiti ariko nkabona ntanyitayeho. Ariko nshimira Imana ibana natwe uko bwije nuko bukeye, ikamenya ibitubanza. Naje kujya kwa muganga rero, ngezeyo bafata ibizami, bamfashe ibizami babona afite kanseri mu nkondo y'umura. Inarenze, mu by'ukuri nta bushobozi nari mfite bwo kuvuga ngo ngiye guhita ngenda nibagishe, nta bushobozi nari mfite. Nibyo nakoraga byari bihagaze, n'umugabo wanjye nawe yari yarahindutse. Nyine niby'abagabo nk'uko nababwiye ko urugo rwambabaje, atanyitayeho, nta muntu n'umwe nari mfite unyitayeho, kandi ubwo byose ninjye byarebaga. Ntangiye no kuremba nibwo yahise ansiga, aragenda, nsigara mu nzu nyine uko bimeze. Ariko aho hantu nahabonye Imana ibana n'umuntu bagutaye, Imana ibana n'umuntu udashobora kweguka ikaguha ubuzima. Nageze ku rwego bivamo imbere, nkazajya kweguka biranga, urumva n'impyiko zahise zifatwa n'ibihaha, nkazajya mpumagira, impyiko zirabyimba, umugongo uracika. Nageze ku rwego ndyama kweguka bikanga, naryama uko ndyamye akaba ariko nguma. Ariko nkazajya mbwira Imana, nkayibwira ngo Mana, wowe uranzi kuva mu bwana bwanjye,
uzi ko nta shinge nta rugero mfite, uzi ko nta muntu n'umwe mfite unyitaho, ariko ndakwinginze. Urumva nari mfite umwana mutoya wiga, uwo Rugwiro yagombaga kujya ku ishuri, avuga ngo nta mama afite wanza hano, umugabo wampaye aragenda akigendera akongera akagaruka ntanyitayeho, ariko ndakwinginze wowe Mana, ndakwinginze uzubane nanjye. Nabwira Imana ngo Yesu mbabarira, urebe ko ari njye njyenyine uri hano, ume umwanya neguke. Sinzi uburyo Imana ibikora. Imana ifite inzira nyinshi ikoreramo. Buriya Imana nikubwira ngo mfite inzira nyinshi, ujye wumva ko Imana ifite inzira nyinshi ku buzima bwawe. Wajye kumva nkumva umugongo wo hasi n'uwo hejuru birongeye birafatanye. Nakweguka gato, uko negukaga nahitaga ndibwa. Nakweguka gato nkumva umubiri wanjye uraje. Nazamura ukuguru nakwihengeka nkumva umubiri uraje, nkabona imbaraga nkagenda nkategura umwana. Ntago namurenzaga umuryango, urumva yari yarabaye nawe ikinya. Ntago namurenzaga umuryango, naramubwiraga agenda ku ishuri, Imana ibane nawe. Akagenda akajya mu ishuri. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kumwitaho, sinigeze mbona umwanya wo kumukurikirana. Ubwo iyo naryamaga nabaga ndyamye. Ikintu Imana yankoreye, ntabwo nigeze numva uburibwe bukomeye cyane, kuko amasaha yanjye yose ikintu Imana yari yarampaye ni ugusinzira. Iyo yagendaga nararyamaga nkahita nsinzira, sinongeraga gukanguka. Sinzi umwana yazaga, ubwo iyo nabonaga imbaraga naragendaga akajya ku ishuri, nkahita mbona uburyo bwo guteka, nkaryama, nkongera kwicura za saha. Sinzi uburyo umwana yazaga ngo aryame, rwa rubavu rwanjye rukongera rukagenda hasi. Sininyagamburaga. Iyo naryamaga ngaramye nuko nagumaga. Iyo naryamishaga urubavu sinahinduraga. Ariko nabonye Imana ibasha kuvana umuntu mu bice bibiri, igice cyo hasi cyatandukanye, igice cyo hejuru kiri ukwacyo, Imana ikongera ikagarura ubuzima. Rero umunsi umwe nihuse, umunsi umwe ndaryama, Imana impa imbaraga. Sinzi ukuntu mu bumana bwayo byabigenze, ngira imbaraga, ndavuga ngo reka njye gusenga. Mu by'ukuri nari nkeneye umuntu wampumuriza, nari nkeneye umuntu wavuga ngo basi umva ukuntu Imana ivuze. Nari nkeneye ijambo ryiza, kuko urumva muri ubwo buzima nari mfitemo na mukeba ambwira amagambo mabi asonga, akambwira ati ahubwo se nugupfa gusa, ahubwo uzanapfa utonyagurika. Ariko ndashimira Imana yuko ntazigera mpfa ntoranyagurika. Uko yanyishimaga hejuru ambwira amagambo mabi, ndashima Imana ko atari ko yabigenjeje. Njye nagize mukeba, umugabo yarantaye aragenda ashaka undi, ndwaye ndi mu bibazo siyanyitaho. Ni story ndende, ariko ndashimira Imana yuko yo yabaye hafi yanjye. Urumva mukeba yambwiraga amagambo mabi, urumva nyine umugabo yagiye afite amagambo agenda akavuga, ariko ndashimira Imana yuko amwe mu byo yamubwiraga ngo ndarwaye niyo yakoreshagamo akaza kunsonga, akavuga ngo ahubwo si ugupfa, uzanapfa ubonye wapfuye, ariko kandi uzanapfa utonyagurika. Ariko ndashimira Imana, aho abantu bakubwira amagambo mabi, aho ubona nta murengezi ufite, Yesu afite imbaraga zaguhagurutsa aho hantu. Naje kugira imbaraga rero, ndagenda nterera umusozi, ndasenga, numva umutima wanjye unyerekeje ahantu, mbaza umuntu ndamuga hano hafi nta hantu hari umuntu w'Imana ngo genda nsengere. Ngezeyo umuntu w'Imana yanga kunsengera, kuko naranukaga cyane. Nari ngeze ku rwego inyama zatakaraga, nari nambaraga. Hari bamwe mu baturanyi bazaga kukureba, cyangwa se ugafata agapapuro ukandikira umwana akajya kukugurira ibyo ukeneye, za Kotex, za Pampa. Inyama zaratakaraga, umva nari mfite uburibwe hahandi ku rwego numvaga n'inzara zigiye kuvamo.
umva inzara z'amano, inzara z'amaguru zose zigiye kuvamo, nogosha umusatsi nkumaraho, ndananuka, mbese mba nk'umuntu kabisa, nanjye niyakira ko ngiye gupfa. Hahandi numvaga ntageze ku rwego rw'uko nakwambara umwenda, mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, ni iki ngiki wandindirije kugira ngo mpfe mbabaye muri buno buribwe bwose, kugira ngo mpfe runo rupfu rw'agashinyaguro. Muri icyo gihe nariyejeje ndavuga ngo Mana, nta kindi kintu nahindura ku buzima wangeneye, basi umutima wanjye kubyakira, kandi nimba ubona ko ndi uwo gutaha unyeze hakiri kare, kurabizi nta muntu ufite n'umwe unkurikirana. No kuri icyo gihe byarashobokaga yuko nari gupfa, singire n'umuntu wankurikirana, singire n'umuntu wamenya ngo napfuye, ariko Yesu yaraje abana nanjye muri ubwo buzima. Shaka umuntu ngasengere, ngeze aranyanga, arambwira ngo nari mfite izindi gahunda. Ndababara cyane, ndarira, ndavuga ngo Mana, gusa ndagushimiye ko wemeye ko mba mu mubabaro wanjye nta n'ijwi ryawe mfite. Ijwi ryose ry'Imana ryahagaze ku buzima bwanjye, mu bantu Imana yagendereraga ikanganiriza mu bishuko bya nijoro, ariko muri ibyo bihe byose nta jambo na rimwe nari mfite. Sinari nzi ngo nzapfa, sinari nzi ngo nzakira. Ijambo naherukaga ni ijambo ry'abantu nahuraga nabo bansanze mu kazi, ngo Imana iragukijije, Imana ikurinze kujya kwa muganga, ukagumayo nta muntu ufite ukurbaho, ukagwayo. Imana, n'ayo magambo naherukaga. Ariko hanyuma y'ibyo rero, inyuma yaho Imana nibwo yantumyeho umuntu, irambwira ngo Imana, ndi Uwiteka Imana ivuganye nawe, nje kugukiza, ndi Imana iguhaye umuzima buzima. Iryo jambo Imana yari yaranarimbwiye kera nkiri mukobwa, irambwira ngo nzaguha ubuzima buzima butarimo indwara. Rero ubwanjye, ibyanjye, uburwayi bwanjye Imana yahise ibwihutisha vuba, uko yabonaga ko nta shinge nta rugero, yahise ibwihutisha vuba. Ntabwo narwaye igihe kirekire, arwaye mu mwaka, kandi muri uwo mwaka Imana yanzaniragamo ubutabazi. Ni naho nakoreraga Imana, kandi mfite ubwo bubabare n'uburibwe. Izanye uwo muntu aransengera, arambwira ngo Imana iragukijije. Nahise ngira imbaraga, umugongo wo hasi wari waratandukanye, igice cyo hasi cyari cyaratandukanye n'icyo hejuru, noneho ngira imbaraga, ndongera ndaterana. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo njya mu murimo wanjye, unkorere, ntuzigere n'umunsi n'umwe ureka kunkorera, nzabana nawe, nzagukiza. Mu by'ukuri nashoboraga kurira moto, nkurira moto inyama zitakara, ariko nta muntu n'umwe wari uzi ikibazo mfite. Ndashimira Imana, ariko Imana ijya ibigenza. Njye Imana narayibonye, Imana nabonye mu kuboko kwayo, Imana nabonye ineza yayo, Imana nabonye imbaraga zayo mu buryo butandukanye. Ukuntu Imana ishobora gufata igice cyo hasi ikagiteranya, ukuntu Imana ishobora kugukoresha ugahagarara imbere y'iteraniro ry'abantu, ntibabashe kumenya kunuka, ntibabashe kumenya ikibazo ufite, Imana ikaguhishira. Ukurira moto ufite ikibazo, ikintu nuriranaga moto ni amarira, nuriranaga amarira n'agahinda, kuko nari mfite agahinda kenshi kabaho gashoboka, agahinda natangiranye ndi umwana, ndagakurana, ndagashakana, nkabana no mu burwayi. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, umuntu wambazaga, umumotari yambazaga ati se kuri kurira wapfushije, namubwiraga napfushije, ariko n'umubabare n'uburibwe nabaga mfite, nkumva inzara ndashaka kuzinoboramo, ntago ziri buvemo, izamano zanze. Ariko ndashimira Imana, nagiye kubwiriza ahantu hamwe Ikibagabaga, mu mama umwe arambwira ngo uhereye kano ka mwanya, uhereye uyu munota, uhereye izi segonda, Imana iravuze ngo iragukijije. Ahantu hose nagendaga nta muntu n'umwe wari uzi ikibazo mfite, nanjye nta muntu n'umwe nigezaga mbwira ikibazo, kuko nari naramaze kubona ko nta muntu n'umwe unyitayeho, nanjye nemera ibyago byanjye. Arambwira ngo Imana iravuze ngo uyu munsi iragukijije, kandi ivanyeho n'amagambo mabi wajyaga wakira kuri telefone yawe. Ayo magambo mabi Imana yambwiraga nayaturukaga kwa mukeba wanjye, ariko
uhereye izo saha nk'uko yabimbwiye sinongeye kubona mesaje zituruka aho ngaho, sinongeye uburibwe bwo narabutahanye ndanabusubirana, ariko mu bihe bitarenze ukwezi Imana yari itangiye kuza kunkiza. Imana yagukijije iti nta muntu yigeze ikoresha ngo imutegeke azasengere, nta muntu yigeze ikoresha. Njyewe Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye nzaguha umubiri muzima, ni njyewe Uwiteka nzakwikiriza, kandi uzabasha gusengera abantu bakire kubera ko ari njyewe uzaba ukoze iki gitangaza ku buzima bwawe. Yakoze iki? Nararyamye nijoro ndyama ndushaho kuremba birenze bya bindi umva nivuga butumwa rirahagarara, ndavuga ati birapfuye birarangiye, nta muntu n'umwe nari mfite nahamagara, nta muntu n'umwe. Urumva abantu bose baba bakuvuyeho. Mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana ni wowe ndiyejeje ucyura umugaragu wanjye kandi uzabane n'umwana wanjye. Ndangije gusenga ayo magambo nijoro ndyamye, nibwo nagiye kubona umuntu araza arampanurira mw'inzozi, mwiyerekwa, arambwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe, nakubwiye ko nzaguha umubiri muzima kandi nakubwiye ko uzankorera, nakubwiye ko nzabana nawe kandi nakubwiye ko nzagukoresha iby'imbaraga n'iby'ubutwari. None ndi Uwiteka, ndi uwo ndiwe, ndi Imana ije kugukiza. Uwo muntu arampanurira aragenda mu buzima busanzwe. Bukeye bwaho ntashobora kweguka, n'umwana ntiyigeze ajya ku ishuri, ibintu byose byari byahagaze. Ndangije ndaryama, kweguka biranga, kwinyagambura biranga, ubuzima burahagarara. Iryo joro ngeze nijoro nibwo nabonye marayika umwami Imana aza ku buzima bwanjye. Namubonye nk'umumama w'umugore w'umuganga, yambaye kiganga nkuko namwe mubizi, yambaye kiganga hasi, ipantaro, ishati, fime, agatambaro mu mutwe. Araza arambwira, aramfata, ankora mu ntoki, arangije anshyira kuri ka kantu batwaraho umurwayi urembye cyane. Mbona arancunze, anjyanye muri urgence, akora ku maso yanjye arayahombeka, arangije akora ku nda yanjye. Naherutse numva ikiganza ku nda yanjye, sinigeze nongera kumubona mu maso, ariko no mu maso ntago nigeze mubona. Araza akora ku nda yanjye, nongeye kwicura numva wa mugongo wateranye, banza no kwikanga. Umunsi wa kabiri ntera intambwe, ndinyagambura numva biremeye. Nibaza numvishije ari nk'inzozi bimbayeho. Ubundi irindi joro ndyamye sinziriye, nkumva naregutse nyine, ntumva biremeye, ndagenda njya hanze mbona biremeye, nari ntakiva mu nzu. Umunsi wa kabiri ugezeho rero ndongera ndaryama, wa muntu arongera araza, arambaraga mu ntoki, arongera arantwara anshyira ku gitanda. Mbona nshyizemo serume, mbona arazinteye, anteye urushinge ku itako, anteye urundi rushinge ku kuboko. Arangije ampereza akanini, agafungurira mu kanwa kanjye, ndakarya, numva kararyohereye nyine. Arongera arigendera, yigendeye, za nyama zatakaraga zahise zihagarara. Wa munuko wahise uhagarariraho. Nta muntu n'umwe wigeze umenya ko narwaye kanseri, yaba ari mu muryango wanjye, yaba ari mu nshuti, yaba ari mu bantu twasenganye. Naho ngaho byahise bihagararira. Arongera agaruka ubwa gatatu. Ubwa gatatu yaraje antera urushinge ku itako, arangije antera n'urundi rushinge hano ku rutugu, arangije aragenda. Nkira ubwo ngubwo mpita mba muzima, nsigarana ikibazo nyine. Ahita ntera urushinge bwa nyuma.
nahise mpaduguruka mba muzima ngenda uko inyama zirahagarara, umunuko urahagarara, igice cyo hasi kirongera kiraterana, uburibwe bwose nari mfite burashira, ubu ndi muzima ndashima Imana, ngenda ndi muzima, mugongo wanjye ni muzima, mu nda yanjye ni hazima, kandi Imana irankiza impa n'umwana, ndabishimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yanyijije. Rero namwe munkurikiranye muri kunyumva aho muherereye hose, ni Imana ikiza, ni Imana ivuga ijambo ryayo ikarikurikirana, nubwo wabona ko bidashoboka ariko Imana irabishoboye. Ni Imana itanga ubuzima, ni Imana ikiza kanseri, ni Imana ikiza diyabete, ni Imana ikiza ibisazi, ni Imana ikiza stroke, ni Imana ishoboye ibintu byose. Nta kintu na kimwe mu bubasha bw'Imana Imana idategeka ngo bishoboke. Mu mbaraga z'Imana, Imana irashoboye. Icyo gihe ibyo ngibyo biba wari umuhanuzi? Icyo gihe ibyo bintu biba ntari nafata impano y'ubuhanuzi. None Imana yahise ibiguha? Imana yahise ibima, urumva nyine umuzimu ntiyabona hamenera. Yahise impa impano. Nyuma yaho maze gukira niho yaje impa impano, ariko ku mpano Imana yampaye nabwo nari ngiye mu rindi shuri ry'uwo mugabo neza. Imperamo impano ntagiye irindi shuri. Bivuze ngo ibintu by'Imana uko bigenda bikurikirana, ugenda wiga ukura, ariko ubona ukuboko kw'Imana. Yego. Ibi bintu ndumva ari hatari. Waciye mu nzira z'umusaraba pe. Yewe. Ariko babwira ngo mukomeze mugirire Imana icyizere, babwira ngo murusheho kwegera Imana, izabana namwe. Abana bawe umwe afite imyaka ingahe undi afite ingahe? Mfite umwana mukuru wanjye afite imyaka 8. Afite imyaka 8. Undi mutoya afite umwaka n'amezi. Ufite abana bangana uko? Umuto afite umwaka n'amezi. Umwaka n'amezi. Ni vuba. Undi we namusamye maze gukira kanseri. Yego. Urumva ni ibintu bikomeye cyane disi wanyuzemo, ni inzira z'umusaraba. Hanyuma rero hari abantu bumva wenda baza kuvugisha ukabasengera, uri umuhanuzi, wenda hagera umuntu ukujyana ikiganiro ukajya umuntu wifuza kuba yakuvugisha, nimero yawe ni iyihe? Nimero yanjye ni 078 93 57 18. Urakoze cyane. Hanyuma ariko ntabwo twagenda utadusengeye. Hari abantu bakeneye kumva isengesho, ariko wifuza kumva isengesho rirerire ku buzima bwe ndetse no ku